Mwese mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiacre Technology. Uyu munsi nk'uko musanzwe mubimenyereye ngiye kubagezaho video igaragaza uburyo mwafunga cyangwa se mwa protectinga cyangwa se uburyo washyira password kuri korone runaka ya Excel yawe ku buryo umuntu runaka ushobora kuyiha atabasha kuyeditinga. Urugero hano natanga, ushobora kuba ufite amakuru ushaka gukusanya ariko hari korone udashaka ko abantu bari gukusanya mu buryo bwa bakoresheje computer batayeditinga. Ndizera hari benshi bagiye baza mu inbox banyandikira kuri email bansaba icyo kintu bati dufite Excel ariko ntabwo tuzi uburyo twabasha guprotectinga korone imwe runaka ku buryo umuntu yakuzuzamo ahandi indi korone ikabiri protected ku buryo atabasha kugira ikintu editinga. Reka dukurikire. Step ya mbere, urabanza ugaselectinga sheet yawe yose. Ni hano nahashyize commande, ni Ctrl+A. Urakanda Ctrl+A, uze muri menu yitwa home, utambike hirya ahantu handitse format, muri kuhabona, ukirikemo. Iyo hano hantu handitse lock cell hari active, iyo hari active reka nze mbibereke murebe ko kano kagufuri muri kubona ko gasa nka kari activate. Uraza ukabyana lockinga gutya ku buryo ujya mugasanga hameze kuriya nta hatari locked. Muri kubona ko ingufuri ifunguye nta kibazo, ntago harimo ka kantu kagaragaza ko iri activate. Uraza ukagakuramo nyine kuriya twagakuyemo, hanyuma ugaselectinga korone yawe ushaka guprotectinga. Ubwo ni korone y'amazina, sinshaka ko hari umuntu editinga izina atazi password ngiye nafungishije iyo korone y'amazina. Uze ugaruke muri menu yitwa home, muri tab yitwa home, uze muri format, ugaruke hano kuri lock cell, noneho protecting. Muri kubona ko noneho lock cell mureba gana hasi kagufuri kagiyemo akantu kagaragaza ko kari activate. Iyo usoje uhita ujya hano handitse protect sheet, bagahita bakoza password. Reka nyishyiremo. Iyo ukanze kuri enter cyangwa se ukanze kuri OK, barakubwira ngo enter password to proceed. Ukomeze ushyiremo password washyizemo bwa mbere, nyisubizemo, ukomeze ukirike kuri OK. Nta kindi ukora, ukirika kuri save. Iyo umaze gukirika kuri save, reka tugerageze turebe ko changes cyangwa se impinduka dukoze zikunda. Reka nshaka nko guhindura izina Uwineza nshyiremo wenda nka Uwimana. Muri kubona ko system cyangwa se Excel ihise detectinga cyangwa se isivumbura ko aho hantu ndi gushaka guhindura hafunze. The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. Nivanga ahantu ushaka guhindura harafunze. Kugira ngo nkore impinduka cyangwa se changes, nuko ngomba kujya muri review nkakirika ahantu handitse unprotect, kandi bari kumbwira muri parenthèse ngo you might need a password. Urakenera password. Ubwo nimba naguhaye Excel utazi password nta kintu yakumarira. Ushaka kweditinga amazina ntacyo biri bukunde. Ariko urabona ko nko mu Kinyarwanda nishyiramo amanota birakunda rwose, nta kibazo kirimo, hose birakunda. Ikosa no guhindura nko kuri batesi, donc iyi korone yose niyo nashaka gutypinga hano ntago bikunda. Ariko ahandi hose ubwo natanze commande mvuga ko Excel yose igombe ikore except hariya muri iriya korone yose. Buriya natanze itegeko ko nta kintu wemerewe kweditingamo. Nkomeje kubashimira rero uburyo mukomeje kunyereka ko mudukurikirana, nkusaba gukora share, like na comment, kandi nimba utakanze kukazogera ka subscribe binkorere muvandi. Ndagushimiye, urakoze cyane.